Umuhanuzi avuga ibyerekeye ejo hazaza, akavuga ko yabwiwe cyangwa se yeretswe. Dore ibyo nifashisha: icya mbere, ubumenyi ku bwoko bw'inzozi. Icya kabiri, ubundi inzozi ni igice cyacu cy'ubuzima bwa buri munsi. Inzozi zigaragaza nagufasha nk'uko bikwiye. Yabwo rero ndi kugana ku musozo kabisa, mukomeze kugenda mugubwa neza cyane, mukomeze gusharinga iyi video. Njyewe ndi Aizo w'i Rwanda, nk'uko nakomeje kugenda mbivuga kuri TikTok, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, hose niko nitwa. A Dream Zone TV show. Let's live in a life we love. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Nizere ko mumeze neza aho mugiye muherereye hose. Njyewe uri kumva nitwa Aizo w'i Rwanda. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku buryo ngenda nkoramo ibi biganiro byanjye byo gusobanura inzozi. Ni ukuvuga ngo ndifuza ko dukuraho urujijo rukunze kubaho mu biganiro byanjye. Hari abantu benshi babona nkora ibi biganiro byo kuba nagenda nsesengura cyangwa se nsobanura inzozi, bakanyitiranya n'abahanuzi. Oya ntabwo njyewe ndi umuhanuzi. Gusa hari n'abandi bakeka ko nshobora kuba nerekwa, ariko mu by'ukuri ntabwo njyewe nerekwa. Ni ukuvuga ngo ngiye kubasobanurira icyo nkora n'uburyo mbikoramo n'impamvu gusobanura inzozi bitandukanye n'ubuhanuzi. Reka duhere ku gice cya mbere. Kuki abantu benshi babyibeshyaho? Ni ukuvuga ngo impamvu abantu benshi babitekereza gutyo ni uko iyo mbasobanurira inzozi zabo, hari igihe babona ibisobanuro bihura n'iby'ubuzima bwabo bwite. Bamwe bagakeka ko nshobora kuba ndi umuhanuzi cyangwa se nerekwa, ariko ntabwo nerekwa mu by'ukuri. Ubundi inzozi ni igice cyacu cy'ubuzima bwa buri munsi. Inzozi zigaragaza ibyo dutekereza, ibyo twanyuzemo, ibyo twifuza ndetse n'ibyo dutinya. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu asobanukiwe ibi bintu neza cyane, ashobora kuba yagusobanurira inzozi neza bitamusabye kuba umuhanuzi. Twihuse cyane, reka tujye ku gice cya kabiri. Njyewe Aizo nkora iki? Ni ukuvuga ngo njyewe icyo nkora ni interpretation, bisobanuye gusobanura no gusesengura inzozi. Dore ibyo nifashisha: icya mbere, ubumenyi ku bwoko bw'inzozi. Icya kabiri, ibimenyetso bigaragara mu nzozi. Icya gatatu, ubuzima bw'umuntu warose izo nzozi ndi kuba nasobanura. Kugira ngo mubyumve neza, reka twifashishe urugero. Iyo urose amazi, siko buri gihe bisobanura kimwe. Biterwa n'ukuntu ayo mazi yari ameze ndetse n'ukuntu wiyumvaga n'aho yari ari. Mu gice cya gatatu, reka turebere hamwe itandukaniro riri hagati yanjye Aizo ndetse n'umuhanuzi. Umuhanuzi avuga ibyerekeye ejo hazaza, akavuga ko yabwiwe cyangwa se yeretswe. Ariko njyewe nsobanura ibyo warose nshingiye ku bisanzwe bigize inzozi. Ndasobanura, simpanura. Mbere y'uko ngera ku gice cya kane, reka mbanze nibutse buri muntu wese ukurikiye iyi video uko yakanda subscribe. Niba uri mushyashya, ni byiza cyane ko wagenda ugakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ukande like, noneho nyuma kino kiganiro ugisharinge cyangwa se ugisangize abashuti bawe bagiye batandukanye mu buryo bwose, kugira ngo video yacu ibashe kuba yagenda igera kure cyane. Kandi nkomeze kugenda nkuraho urujijo, kubera ko hari nk'abantu bajyaga banyandikira muri make nkabona ko rwose bashaka kumfata nkaho ndi umuhanuzi, bambwira ngo nimbasengere, nimbahanurire, ariko mu by'ukuri ntabwo njyewe ndi gutyo. Nifuza ko twagenda dukoresha ukuri kugira ngo tubashe kuba twagera kure cyane. Nta mpamvu yo kwiyitirira impano zitari izacu. Ubwo rero kanda subscribe hano kuri Dream Zone TV show. Nkwibutsa ko njyewe ndi Aizo w'i Rwanda ku mbuga zanjye zose, haba kuri Instagram, kuri TikTok ndetse no kuri Facebook, hose nitwa Aizo w'i Rwanda. Ubwo rero reka dukomeze kugenda turyoherwa n'ikiganiro, tumenya byinshi bigiye bitandukanye, ugenda umenya itandukaniro riri hagati y'umuntu w'umuhanuzi ndetse n'umu-interpreter cyangwa se umusesenguzi w'inzozi nkanjye, nk'uko ngenda mbikora. Kandi nkomeza kubashimira uburyo mugenda mumfasha cyangwa se mugenda mubana nanjye mu biganiro byacu bya buri munsi. Ubwo rero nyuma yo kubamenyesha ko mwakanda subscribe, reka dukomeze n'igice cyacu cya kane, dusobanukirwe impamvu gusobanura inzozi ari ingenzi mu buzima bwacu. Reka turebere hamwe ibintu bigera kuri bitatu gusobanura inzozi bishobora kuba byafasha umuntu. Icya mbere, kwimenya neza. Icya kabiri, gusobanukirwa ibitekerezo byawe. Icya gatatu, gufata ibyemezo byiza mu buzima bwawe. Ibyo ni ibintu bigera kuri bitatu ushobora kuba wafashwa no gusobanura inzozi cyangwa se kumenya inzozi wagiye urota. Ibi ntabwo ari ukubwira umuntu ibizaba, ahubwo ni ukumufasha kumenya aho ahagaze.
Ese nawe wajyaga witiranya umuhanuzi ndetse n'umusesenguzi? Nizere ko guhera uyu munsi mubimenye. Nizere ko muvuye mu rujijo. Aizo ntabwo ari umuhanuzi, ahubwo ni umusesenguzi w'inzozi mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Uko nyine ndi kugenda ngana ku musozo, nshishikariza buri umwe wese kuba yakanda subscribe kugira ngo ajye agenda abona n'izindi video zigiye zitandukanye zivuga ku nzozi mugenda murota. Kandi nk'uko ngenda nkomeza babwira ngo niba ugize inzozi urota, ni byiza ko wanyandikira nkaba nagenda ngufasha kuba wazisobanukirwa cyane. Nimero yanjye nkoresha nko kuri WhatsApp nyine ukaba wanyandikira ni 0784977541. Iyo ni nimero yanjye ushobora kuba wakifashisha, kandi wifuza kwamamaza iyo nimero ni nayo wambonaho nkaba nagufasha nk'uko bikwiye. Ubwo rero ndi kugana ku musozo kabisa. Mukomeze kugenda mugubwa neza cyane, mukomeze gusharinga iyi video. Njyewe ndi Aizo w'i Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga kuri TikTok, kuri Instagram ndetse no kuri Facebook, hose niko nitwa. Reka duhure ubutaha mu kindi kiganiro. Ndabakunda cyane. Iyi ngiyi ni Dream Zone TV Show. Hasta la vista.